Yo, what's up my people, what's up my people? Umeze gute, umeze neza? Umeze bon. Nizere ko umeze fresh. We outside. Arata. Mvuye mu kazi. Ubu ngubu turi saa 11 n'igice. Umunsi mwiza, umunsi umeze bon. Hari akazuba, uretse ko mbona bitagaragara ese we, no. Bindutse umweru wallahi. Gusa nyine nkuko mubibona, the weather is so good today. Iyo umuntu abonye akazuba nka kano, umuntu agaprofita. Pasiparumu batangiye kuzikata. Abantu, umuntu navuye mu kazi ubu ngubu, ngiye kwitahira. Mbanze nduhukemo gakeya. Hama ubu yenda ngira ngo tujyane urugendo rwose. Ndashaka gukubita sisiteri yakoreye ku kazi, sibyo? Yewe ariko iri zuba rero rirarenze. Numva sisiteri yagiye ku kazi, aho ndashaka ko tuza kugira. Ndashaka ko tumukubita prank twese, sibyo? None ndimo ndatekereza prank ngiye kumukubita tu. Ntago nyiza ariko. Ushize muribuka ukuntu yamprankinze sha. Ngo TV bayimennye. Agenda nanjye nzi ngo TV bayimennye sha. Ubu ngubu noneho nicyo gihe cyanjye. Igizuba we. Numva tugiye kumuprankinga turebe ukuntu byaba bimeze. Sibyo? Tugiye kumuprankinga turebe ukuntu ari akabeda keza. Kazuba. Yawan, urabona ko ibintu ni wanene kabisa. Esikariye ngizi hano binyurira muri tuno tuyira bakica pasiparumu. Ariko njye nk'umuntu mwiza nza mu nzira yabigenewe. Yewe turamu iransize, ariko da iyi ngiyi ntabwo ariyo yanjye. Turamu yanjye irimo iraza, mwabonye nirukanka nyifate. Unfortunately nsanze iyi turamu atari yanjye. Iyi ngiyi ni 6 kandi njyewe mfata 12 nigenda straight mu rugo nyine tu. Naje nitwaje urukoti ko nari nzi ko ari bukonje. Naje nitwaje urukoti none shiwe buranyisha. Kandi kino gikoti kiraremera, sinshaka kugikuramo ngo nyitware mu ntoki. Ariko ubundi n'ubundi ni style tu, ntaga style kanje. Ariko ni rwa rukoti rw'abantu. Abantu babitaye gutera. Abantu barahari rondo. Abazamu cyangwa nkera. Ikoti nk'iry'inkera. Abanzi tramari yanjye ariko no. I don't know. So tugiye gukubita prank sister, sibyo? Ndacyari gutekereza mu mutwe ikintu turi umukore, ntago mbizi ariko ntago ari yanjye. Ntago mbizi ariko nayibonye. G-Class Mercedes Benz. Urumva ntago ndamenya ikintu ndi umukorera, ariko buriya yajya kugeraho mu ntabimenye tu. Ngomba kumwishyura kuko ntabyo azi, ariko ndi bubitekerezaho. Kubitekerezaho ndebe mufasha mbona ikintu tu. Ntago ari bubimenye icyo nzi cyo. Ntabimenya ndamenya ko naze gupanga. Ariko usundi yabwirwa n'iki, ari mu kazi. Yagiye ku kazi, njye ninjye ndagera mu rugo ataraza. Yicara mipange fresh. Aho ndamukubita akantu kari simple nyine tu. Ko ndumva ndinaniriwe, ntabwo njya mu bintu byinshi. Ariko nzi ko umeze neza, sibyo? So ubu ngubu njye negereje tram. Negereje tram nyine tu. Cya gikoti nabwiraga dore ngiki, sibyo? Abantu ubundi tukamukubita prank. Are you ready my people? Umunsi ni umunsi wanjye. Nkubise nawe nje ndamureka aratuzi ibintu bya prank yaranabyibagiwe. Umunsi noneho nyine ndamukubita prank ya danje koko.
Okay guys, twageze muri mall. Tugiye gushaka ikintu tubuze kubeshesha sisiteri, ikintu turi bumupurankingi. Turi muri mall ubu ngubu. Muri mall ngiye guhiga ikintu tubuze gukoresha prank. I don't know what, but hopefully that we'll find something, yeah. Okay, turi muri Carrefour. Nageze muri mall ariko ntabwo nzi ahantu ibintu by'amabiswi biba. Uretse hariya hari amashokora bya byose, hari na biswi. Oh, bwizisha anazibona hiya. Hari biswi za Oreo muri kumbonera. Biswi za Oreo. Oh my god. Biswi za Oreo nazibuze. Kandi nizo nshaka gukoresha. Nshaka gukoresha cyane cyane. Ndetse gato. Aha, nazibonye sha. Oreo nazibonye. Zibereke. Ngizi yenda kuzimaramo. Hano abantu benshi bakunda amabiswi ya Oreo sinzi. Ngizi. Zino za original. Reka tugure zino sibyo? Yes, tugiye kugura zino. Hama tugiye gushaka na coca. Fanta coca. Fanta coca, na fanta baye. Kubera ko ndashaka gukora coca. Nshaka gukora coca ya indi dushyiramo mentos none bikata biturika. Biba biri hose. Bitewe umuturikano none harapfarashe. Oh, actually mbonye dukoka hano. Sibyo? Wafata coca zero birakunda cyangwa igomba kuba ari coca original, ariko se ubundi coca iyo ari yose si iturika. Kuko wabicugushije. Oh my god. Ibintu bigiye gupfusha ubusa ngo ndi gukora prank. Ubukene bumeze nabi. Sha. Content creator. Tugiye gushaka no mentos. Mentos akenshi ziba ziri kuri gisha. I hope ko ndi buzibone. Okay guys, mentos nayo ikaba yabonetse. Okay guys, niba zacu twazibonye. Oh my god. What the heck? Uzi umurongo uhari. Wow. Yala. Ariko hari abantu benshi nzo mbereka abantu bari. Dore muri abantu bose bari. Ejo bazaba bafunze nyine tu. Ejo hari konje no kuwa gatatu. Kuwa gatatu. Ejo ni kuwa gatatu, right? Kuwa gatatu hari konje no kuwa gatanu. Rero iyo hari konje nyine bahita bafunga. Amasoko abafunze, impamvu huzuyemo abantu bose baje guhaha for the last time. Abazungu bagira igifu. Bikonje ngo amasoko arafunga. Barahazi n'abafite amafaranga. Bibaza ariko gufunga kuva kwa gatatu kugeza ku cyumweru. Ubu rero nyine umuntu udafite ibiryo, umuntu utari waho uyu munsi tayari nyine kwa heri. Nta kindi kintu wabona cyo kurya ndo. Reba uwo murongo wose. Abantu bashaka kujya kurigisha. Kare. Mfite ibintu byanjye ngiye kubyiba. Ubyibe. Ariko da najya kwishyura ku cyuma. Icyuma ntabwo yaba ari abantu benshi. Okay guys, shopping yacu ikaba irarangiye. Tumaze kugura intwaro zacu turi bukoreshe. Gears zacu. Iki nicyo cyari kinjyanira match. Nyine tugiye gutaha twitegure. Tugiye actually shara kaweda keza numva nakigumira hanze. Oh my god. Rero icyo gihe nicyo gihe noneho tugiye gutegura aga simple prank kacu. Tuza kureba reaction ya nyamukobwa wacu, sibyo? Oh my god, I can't wait. Can't wait to see how she's gonna react. Yeah, y'all stay tuned, sibyo? Keep being with me.
naberetse from the beginning mvuye mu kazi muri bisi muri twegerane nyine tu, and right now we're going to prepare the prank, right? Let's get it. Alright yo, twageze mu rugo none sibyo? Yeah, mu rugo umuntu yahageze. Sasa ntabwo nzaba ndi bushyire kamera, like seriously ntabwo nzaba ndi bushyire kamera. Nasera ku ruhande ya TV niyo natekereza mu marido, ariko I don't know about that. Seriously ntabwo nzaba ndi bushyire kamera, mwangiriye inama. Anyway, ibyo turabitekerezaho nyuma. Ubu ngubu gushyira kamera sibyo ahaboro gutya nyitereka ahaboro, noneho muzaba mugiye kureba nyine ukuntu ndi bubitegurire ibiboro byose, hanyuma tumutegereze kuko akaraza asa nk'utinze arangiza akazi saa 2 sibyo? Sundi ko ntabwo nigeze ncekinga niba icyumba cye ntabwo izo mana tugize, ni ukuvuga ko ntawe uhari. Meantime ngiye kubanza negure staff zo gukoresha sibyo? Alright, let's get to it. Guys, boro zacu ngizi sasa tugiye gukoresha. Prank. Okay, so tugiye gukoresha zino boro sibyo? Sasa ibintu ngiye gukora sibyo? Nyine ntaga prank kasanzwe, nyine tukari simple. By the way, iminwa yanjye isigaye yuma byataye. Abantu muzi akaboro nakoresha gatuma nyine iminwa ituma tuna, muri comment munyandikire sibyo? Mumbwire boro ikora fresh, boro ikora niyo wasigaye amavuta y'ubuto, niyo wasigaye ibiki ntabwo mbizi, ariko iminwa yanjye iruma fo bikaze. So guys, mushyire muri comment. Anyway, so boro tugiye gukora rero kuri biscuit sibyo za Oreo. Simuzizi biscuit zirya kabisa, ngenda zikunda, at least zino nazirye, uretse ya nambere tatubanza tuna testing twumve. Ziraryoha koko. Dobra, ukuntu ziba zimeze hano harimo creme y'umweru, nikunda. Sigaye ni umuteguro nza mbere. Sha umwana w'abandi ariyahura. Nikuvuga gushyira amabiswi ho hano. Nizere ko zitavunaguritse. Biswi ariko muri kubireba sikubanza mutari kubireba di hasi mubona muri fresh. Yego nashaka kumeneka. Okay, so yego harura zino biscuit sibyo, muremo ino creme y'umweru. Iyi creme y'umweru ibirimo ngiye kuyivanamo. Hari abantu already bahise bamenya boro ngiye gukora, so ubundi kazajya nyirya. Biraryoshye sha. By the way, hameze hano nabwira nyine mukore subscribe, komeze mukore subscribe sibyo? Reka dupushinge tugere kure. Zibaye ebyiri
Ukunda baba we niravunitse. Ubwivunitse ijya hehe? Hariho umugozi uri kuvunika. Nibikira. Inyingire eshatu zirahagije sibyo? Next step sasa. L1. No. Ikorogate ntago isa umweru fresh ariko kubara ziraba zifunze nyine zipfundikiranye. Ari bugire nyine tu ntago ari bubimenye. Kambegere tubikorane sibyo? Baranyica. Yani ukuntu arya. Areta akatamirira rimwe ntago ari uburyo guhekenya ngo hagati na hagati. Arashamushyiriyemo gake. Kajya umuhate koko. Oh my god. Yewe sha. Ibintu yankoze kanze mwishyure sha. Kanze mwishyure. Ntabwo usuye ari bubikeke ntabwo yakeka ko iyi ngiyi ndumva ibaye. Bavuga ntonobeke kanotobeke utotobeke kanotobeke no ku yindi ndazigira kumwe tukiri abapeta ukuntu mu rugo badusigaga bakadusiga ibivuta byinshi ukagira ngo wabaye kidiya kimwe cya 300. Kidiya murakizira irindazi irindazi binini. Oh my god. Ubu ari bubimenye? Ntabwo yabimenya. Ngiye gukora bolo ebyiri kugira ngo zijishe nyine tu. Ya namwemeje. Wallahi. Umwana ari burira arapfa we. Reba ariko niba uzi korogate ukuntu imera uri muri borosi ugahita ukavanga na zino biswi ubundi ugahita utamira. Hano we yarangica. Tayari aranyandikira ariko mbaza ibikizaho ubu. Kuriki kuvuga we araba ari kuri ino side nyine tu. Niyo mpamvu mashyize zino za korogate. Nkamita ngo atakira fata zino. Okay, mission ya mbere ikaba irarangiye. Umwana agiye kurya korogate. Bo sasa no ahubwo reka niyo kwica gusa itanshurikiraho. Okay. Iyi ngiyi niyo ikurikiyeho. Ntabwo ngomba kugafungura ngo ngaheze kuko ahita abibona ko yafungutseho. Ahubwo hayi nka date. Ibi babifungura batera. Abimenye. Kubanza ugakuramo kano kagozi. Gutya.
mwazibonye nayo ngizi ngira ngo mwara bana we inzu y'abandi kari umweru noneho on God no iwe so ni biturika bikazamuka hejuru abantu ubwo umunsi ukurikiraho nyine uzaba ari uwo koza inzu umva mfite ubwoba oh my God mfite ubwoba wallahi yarabi so ni ukuvuga ngo nimara kumuha zino biswi nyine tu sibyo igerayo wowe nimara kumuha zino biswi urumva arabavuga ati yewe ibintu umpaye ni ibi ibintu umpaye ni ibiki ni ibiki noneho ndahita mugata ngahakira umweda ndasa nk'ugacugusamo gakeya sibyo ndasa nk'ugacugusamo gakeya noneho mpita ngati ngahakira nkaho uvanemo bore ya korogate gihita gifungura oh my God I can't wait to see this gusa mfite ubwoba ntabwo bino binigeze nabikoraho bashyiramo zingahe se ahubwo ninshyiramo 3 ziraba ari nyinshi yesu nabonye ngo ushyiramo vuba ukahita ufunga sibyo nshyiramo 2 twonyine cyangwa nshyiremo 3 twose What the fuck? Oh my God, what the fuck? What the fuck just happened? Umutego mutindi. Umutego mutindi ushibukana nyirawo. Oh hell no, bro, what the fuck? Ni ibiki bibaye? Oh my God. Mva tugomba gucleaninga vuba none se ubu koko none se I'm fine. Shit. Baba we. Na biswi zanjye ziratose. Kimutari mwarambwiye we. Kuki mutari bwarambwiye? Oh my God. Uzunde cyakoze prank. Amasaha yageze. Yesu we, inzu yose ibaye koka. Baba we, what the fuck bro? Muzi ibintu bibaye. Oh my God. Mbega ngo ndaseba weye baba we. Ahantu hose ariko. Yarabi. Bigeze nko kuri televiziyo. Mana we. Inzu yose. Ibi nibyo bavuze ngo prank ngo gone wrong. Abandi barabeshya. Man, inzu yose wallahi. Oh Imana ishimwe ko nahise mbifata nkiruka. That's it. What else I can do? Hapo nyine
ibyari pranka ndabibonye. Ngiye gukoropa ntabigera ntese, ntabigera nte koko. Ndumva yasara we. Nta kundi, ubwo iyi pranka ye ntabwo ikunze, munyihanganire sibyo, nzamukorera ubutaha pranka. Ariko nyine yindi atari bino biboro, ibi biboro birananiye kabisa man. Ntabwo ushobora kumva niyo washyiramo mentos imwe bro, niyo washyiramo mentos imwe it's enough ko bita biturika wagira ni ikibombe. Baba we mbega ibintu yabona muri video. None njye nigirishwe nk'umuntu nyine ngo ntago ngo birahita biturika ari uko wacugushije bro. I give up. Uretse no kuvuga ngo give up sibyo, ahantu hose habaye coca kandi murabizi ukuntu ihita ifatira ibintu by'ibifanta. noneho n'inshishi zahita zintera wala. So muri hangana ne prank impfiriyeho, ubwo nyine naho ubutaha nyine tu